ndasuhuza cyane abadukurikira ku murongo wacu wa Kimuzamiryango. Turabashimira uko mwagiye mwitabira ibiganiro byacu. Kugera ubu abantu badukurikira barizi kandi biraguma kugenda bikura bigana kuri benshi bashaka gusobanukirwa wenda nuko tuganira cyane cyane mu rwego rw'ibitagaragara dukurikiranye. Tumaze rero igihe tugerageza kwereka abantu ubugari n'ubunini bw'ikinyoma isi urusyo isi yubika ku bantu, kandi nayo atariyo ahubwo ari abayigaruriye. Isi yarigaruriwe, nicyo kintu navuga nemeza rwose ko isi yigaruriwe. Uzabishaka azaze tubiganire, ntabwo ari ibintu byo gushyira ahangaha ku mbuga nkoranyambaga, kuko harimo imiziro. Byumvikane rero ko mu by'ukuri abigaruriye isi barazwi kuva kera kugerana n'ubu. Isi iracyari mu maboko y'abatayishakira guca akenge, abatayishakira amajyambere nyayo, abatayishakira kumenya ubwenge no gutera intambwe zigomba guterwa kugira ngo tugere ku munezero rusange, tugere ku bukungu rusange, kugira ngo dushobore kugera ku byiza rusange dushobora gusangira n'ibyaremwe byose n'ibiriho byose. Ariko isi yatangiye kwiburugushura, isa n'iyibohora kuri iyo ngoyi imazeho imyaka myinshi cyane. Kuvuga umubare ntacyo bimaze, ariko ni imyaka itabarika, imyaka myinshi cyane iri mu minwa y'abayigaruriye, y'abayonka, abacuranwa ibyayo, ibyiza yagatunze. Ubwo rero abayituye twebwe turi mu kaga, kuko turi mu mayira abiri. Ntituzi iyo tugana, ntituzi iyo tuva, ntituzi icyerekezo, kubera ko abatwigaruriye bazi uko dutekereza, bazi uko twibwira, bazi aho tuganisha umutima, bazi aho tuganisha ibishakisho byacu. Baratuzi 100%. Buri karemangingo kagize umubiri wacu barakazi. Ijambo iryo ari ryo ryose, igitekerezo icyo ari cyo cyose barakizi, kandi baturusha ubwenge. Hagati aho rero abatuye isi barimo gusa n'abahunyeza bakanguka, bareba ko bwakeye, bareba aho bacisha akajisho ngo barunguruke, aho ijoro rigeze, aho ubuhendwa abana bugeze. Icyo twabwira abantu rero cyane muri iyi video ni ibintu by'uko ibuye ryagaragaye riba ritakisha isuka. Ni ukugira ngo tugaruke ku byo abasokuruza bacu bagiye baturaga, cyane cyane nk'imigani ya Kinyarwanda ifite ireme. Imigani ya Kinyarwanda yavugaga yuko umugabo umwe agerwa kuri nyina, kandi ko ibuye ryagaragaye riba ritakisha isuka. Ndagira ngo rero mfatanye n'ababishaka twerekeze mu kindi cyerekezo. Ni ukuvuga ngo
aho kugira ngo tuvuge ibibazo, aho kugira ngo turate ibibazo, aho kugira ngo tuganire ibibazo, aho kugira ngo dusiganire ibibazo, nuko twatangira kujya mu bisubizo, twagana mu nzira y'ibisubizo, twaganira mu rubuga rw'ibisubizo, twagana mu nyanja y'ibisubizo, twagana mu nzira z'ibisubizo, aho guheranwa n'inyanja y'ibibazo, aho guhera mu rubuga rw'ibibazo tukagera aho twiburanye ubwacu tukitsinda, tukagera aho tutabona uwo bita nankana mu kinyarwanda, bavuga ngo ihariwe nankana, ugafata mugenzi wawe uti niwe nyirabayazana, niwe wabiteye, ugasanga turitana ba mwana. Icyo kintu rero dukwiye kukivaho, tukagerageza gushaka umuzi w'ikiza, tugashaka neza impamba yazatwambutsa inyanja ngari, tugashaka gutahura igihishwe. Niyo mpamvu twagiye tubabwira ibitagaragara. Inzira zo mu bigaragara, sinzi niba mushobora kwiherera no gushakisha ngo murebe ko inzira zo mu bigaragara harimo ibinyoma byinshi kandi byose ari bijyana kurimbuka. Rero nta muntu twifuriza kurimbuka, nta muntu twifuza gutarara, nta muntu twifuriza kuyoba akajya agenda nk'uwatannye, akajya agenda nyine atazi iyo ajya ahungetwa. Byakabaye byiza yuko yakicara hasi akibaza, akisubiramo, agaceceka, agatuza muri we. Kuko twagiye tugerageza kubereka aho ibanga riri, nuko ngo ubwami bw'Imana, ubwami bw'ijuru buri muri twebwe. Nuvuga ngo ubisubizo byose biri muri twe, inzira nziza zose ziri muri twe, inyanja y'ibisubizo iri muri twe. Nuko igiti cyacu cyabitwerekaga ko inzira z'ibisubizo ari nyinshi, zirenze 111, oya ni 1111, ni nyinshi cyane. Ni byiza rero ko twashakisha aho twabona igisubizo gituje, tukava mu mwiryane, tukava kwitana ba mwana, tukava no kubona ko abandi aribo nyirabayazana w'ibyago byacu. Ni ukuvuga ngo ni byiza kugira ngo tureke kwirebaho, tureke kuba abanyamwigendaho, tureke kuba kwigarukaho gusa no kwikunda birenze urugero, mucyo twita ego, mucyo twita inarijye, ngiye gukomeza kudushuka bituganisha mu mibare itabaho. Mu kiganiro cy'imibare naberetse ko habaho imibare ibiri, hariho 1 na 0 gusa. Rero nubwo ibyo ngibyo ni isoko, kandi isoko ni ngari. Muzarebe ikirere, ikirere se wakiribuka giheza? Muzarebe inyanja, inyanja wayirebuka giheza? Muzarebe imisozi iri ku isi, ni ingahe wayibara ukayishobora? Muzarebe imigezi n'utugezi biri ku isi. Ni ukutwereka rero ko ikintu cyitwa ubwinshi, ikintu twakita impishyi, ikintu twakita nyamwinshi,
iriho, mbese icyo twakwita isanzure ni kigari cyane kandi kitubikiye byinshi, ahubwo agatima k'imbere ko kureka kwibeshya ku bigaragara ngo niho tuzabona amakiriro, ngo niho tuzabona ibyo twifuza, niho tuzabonera ibisubizo, turibeshya cyane. Imyaka tumaze n'ubundi buzima twagiye tubaho inshuro nyinshi, tugenda tugaruka twisubiramo mu byo bita incarnation, n'ahandi twabonye ko mu by'ukuri nta buryo twabona ibisubizo tutabihagurukiye. Maze rero nk'uko nari mbaciriye umugani, reka tuwugarukaho cyane ngo umugabo umwe agerwa kuri nyina. Biravuga iki? Hari umuntu w'umunyarwanda w'umukire yigeze kuvuga ati, abagabo ni abenshi, abagore ni abeza. Ntabwo nirwa muvuga izina, ariko abagabo ni abenshi. Icyo uwo mugani, umugabo umwe ugerwa kuri nyina, ni ukuvuga ngo nta wigira. Niyo waba umugabo kajana, ariko ukeneye abandi bagabo, ukeneye andi maboko. Muzarebe iyo twajyaga gutwaza ubwatsi, twashakaga abantu benshi tukabararika, hakazaza ubwaci bwinshi tugiye gusakarisha, ariko umwe yabutunda wenyine ntiyarateze no kubugwiza. Iyo tugiye kubaka inzu, dutumiza dusaba imiganda hirya no hino mu miryango, yaba iy'abaturanyi, yaba iy'abavandimwe, yaba iy'abavukanyi, yaba iy'abavumbyi, yaba iki, ariko tugatumiza imiganda hirya no hino kugira ngo tubashe kubaka. Uriya muco rero ugomba kugaruka wo gukorera icyarimwe. Niyo mpamvu mwabonye habaho umuganda, tukajya mu muganda turi benshi, tukaza tukareba umudugudu muzima tukawutumira, kugira ngo dutumire amaboko menshi. Tukareba akagari kacu kagizwe n'imidugudu, tukareba akarere kacu kagizwe n'imirenge. Utwo turere natwo tukaba tugize intara, n'intara nazo zigize igihugu. Ibyo byose biratugaragariza ko abantu ari abenshi. Abantu bigaragare ko imbaraga ziri hamwe ziba zifite icyo zishobora gukora. Rero nta buryo bwo kwitandukanya n'abandi, nta buryo bwo guca iruhande, uburyo bwo kwirebaho, uburyo bwo kwimenya gusa ku giti cyawe, wumva ngo ni n'igiti ahubwo ari ishyamba. Rero ndakeka ko mu kuri dukwiye guca akenge kw'icyo twita ubumwe, ntibibe ku rurimi gusa, ahubwo bikajya mu bikorwa, kuko tugizwe n'iyo rimwe ikubiye muri zeru, tugizwe n'iyo rimwe, icyo kimwe. Niyo mpamvu abanyarwanda bavuga bati byose ni cya kimwe, cya kindi. Icyo nzajya mpora nkibabwira, cya kimwe, cya kindi muzi, cya kindi twavuze kuri iyi tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Muri iyi video tukaba twaravuze cya kimwe. Mugikomereho, mukomeze ubumwe, mukomeze kuba umwe, mukomeze inzira imwe, tuzabona ibisubizo byinshi cyane. Rero n'abarambiye cyane, nashatse ko dusa n'abafunga amavideo y'ibinyoma bitwirukankwamo, byatwokamye, ibinyoma byatwuriye, ibinyoma byaduciye hirya no hino, ibinyoma byatureze, ibinyoma byatwigishijwe, ibinyoma twatojwe,
ibyo twatojwe, ibyo twamenyerejwe, ibyo twigishijwe, ibintu nk'ibyo. Tukamenya rero kwivumburira inzira nzima, tukamenya kwivumburira inzira nyabagendwa, inzira atari tuganisha mu binyoma, ahubwo ari tuganisha ku kuri. Ukuri rero kuzatsinda, kuko hari ibintu bitatu. Hari ikintu cyitwa urukundo, ntirujya rwibeshya. Ndabara urukundo nyakuri, ntabwo mbara urw'urumamo cyangwa se urw'inyungu. Iyo uvuye ku rukundo ujya ku rumuri. Urumuri burya iyo uri mu mwijima ntabwo ushobora kubona ukuri, ntushobora kubona icyo ushaka kubona. Ugomba urumuri rero. Icya gatatu ni bwa bumwe navugaga. Ibyo bitatu rero bishobora kutujyana bikageraho bitugeze. Nanjye ndarangiza iyi video mbaragiza urukundo, mbaragiza urumuri, mbaragiza ubumwe bwa twese na byose. Kuko hari igihe tutibuka ko ibiremwa bitari abantu bidukeneye, kandi bidukeneye nabyo ni ibiremwa. Ndavuga inyamaswa, ndavuga udushishi dutoya n'intozi n'imiswa n'amavubi n'inyoni n'udusazi. Ibyo biremwa byose mupfa kubona ari bizima, biradukeneye nk'uko natwe tubikeneye. Turakenera ibiti, tugakenera ibyatsi, tugakenera ibihingwa, tugakenera ibintu byinshi. Ndagira ngo rero turangize iyi video twumvikana ko dutangire amavideo y'ibisubizo, dutangire amavideo y'urumuri, y'urukundo n'ubumwe. Murakaramba, murakarama iteka ryose. Murakoze.